Alright, twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikirana Marvin Recap Movie. Uyu ni wa mungu wanyu Gavi mubana umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'umukinnyi wa filime wakinnye filime yitwa Sina. Mwa yino minsi rwose filime iri kubica bigacika haba mu masinema cyangwa se n'ahandi hose berekanira filime, dore yuko n'iki cyumweru rwose gishize ariyo filime yari iyoboye urutonde rwa filime zikunzwe, aho yaje kwinjiza asaga miliyoni 48 z'idolari mu cyumweru kimwe igihe yino filime yari imaze gusohoka. Ese uno muhungu ukinamo ari umwana wa pasiteri, aho bakina bamwita Preacher Boy cyangwa se Samimo. Ni muntu ki, amateka ye yaranze ubuzima bwe kugeza kuri ubu ngubu. Samimo batubwira yuko ari umuhungu no mu buzima busanzwe, ni umuhungu wa pasiteri nk'uko anakina muri filime ya Sina aba ari umuhungu wa pasiteri cyangwa se umwana wa pasiteri, ariko pasiteri we akaba mushaka ko aririmba indirimbo zo mu rusengero, ariko Samimo ntago we aba bikunda, ntago aba ashaka kuririmba indirimbo zo mu rusengero, ahubwo we aba yishakira kuririmbira indirimbo zo hanze, ashaka kuririmbira abantu, ashaka kuririmbira mu kabari ahantu nk'aho ngaho. Papa akavuga ati iyo njyana ya blues ntago ari injyana nziza waririmba, kuko hari amateka cyangwa se hari ibintu igiye ifitanye n'isano n'imyuka mibi. Dore yuko no muri iyi filime ya Sina, aho iki gihe uno muhungu aririmbaga igihe abavandimwe be bari babyara be Stark na Smoke bari bafunguye akabari mu gace kaho muri iyo filime, na gace ko bitaga Mississippi bari baragarutsemo kuvuko, aho uyu muhungu rwose yaririmbye ijwi abantu bakishima, ariko iryo jwi rye rikaba rihamagara imyuka mibi, rigahamagara Satani akaba yava ikuzimu akaza ku isi yigeze rwose vampire, aho byaje kurangira nabi, abantu bari muri ako kabari bose bagapfa. Preacher Boy ni umuntu kireho. Preacher Boy mu mazina ye nyakuri bamwita Myles Carton, akaba ari umuhungu rwose wa pasiteri. Se ni pasiteri ukomeye cyane mu gihugu cya Amerika, ndetse na mama we na mushiki we akaba ari abavuga butumwa cyane bakomeye mu gihugu cya Amerika. Aho uno muhungu rwose yaje kuvuka tariki 3 Werurwe mu 2005 kugeza magingo y'ubu ngubu afite imyaka 20. Uyu Samimo cyangwa se Myles Carton amazina y'inyakuri yiswe n'ababyeyi, yaje gutangira umuziki we ku myaka rwose 2. Ku myaka 2 nibwo yaratangiye kuririmba mu rusengero, dore ko papa we rwose ari umupasiteri. Ku myaka 2 nibwo yaratangiye kuririmba mu rusengero, agejeje rwose ku myaka aho yari afite imyaka 10. Aho ngaho ni muri 2005, muri 2010 ku myaka 5 yaje kuririmba rwose indirimbo y'umuhanzi w'icyamamare bita Sammy Cooker. Sammy Cooker ni umuhanzi rwose waje kumenyekana mu muziki wa Amerika agana mu mwaka w'igihumbi kimwe 1950 ndetse n'igihumbi kimwe 1960. Amashusho y'iyo ndirimbo rwose aririmba indirimbo ya Sammy Cooker, iyo ndirimbo yitwa Feeling Good. Na amashusho rwose yaje kuba yakoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, dore uko na Jay-Z we ubwe, Jay-Z muramuzi, na muntu utamuzi rwose mu muziki wa Amerika, yaje kuba yakoresha aya mashusho y'uyu mwana igihe yari afite imyaka 5 rwose, ni mu 2010, aho yaje kuyakoresha mu ndirimbo ye yitwa 10:44. Mwaza kujya kureba rwose kuri YouTube n'indirimbo ihari. Iyo ndirimbo harimo amashusho y'umuhungu Preacher Boy cyangwa se Samimo nk'uko twamumenye muri filime ya Sina. Ese uyu muhungu ntago ari ibyo ngibyo yaje kuba yakora gusa, ahubwo yaje no kuba yagaragara rwose igihe muri 2017 ku rubyiniro cyangwa se kuri stage ari kumwe n'umuhanzi ukomeye cyane w'umunyamerika bita Orlando. Ni umuhanzi rwose bari mu gitaramo cyari kiri ni ibitaramo rwose bigenda biri kwibuka Martin Luther King. Ni umuryango bita NIICP, n'umuryango wose waje gushingwa mu mahagana mu mwaka w'1909, ahari umuryango ushinzwe kuba wagwanira uburenganzira bw'abantu cyane cyane aba black people
ni abantu rwose birabura bafite uruhu rwirabura muri Amerika, dore yuko ubu namwe murabizi ibintu by'amateka rwose yabaye abanyafurika bajyanwa muri Amerika bakajya gukora y'ubucakara. Rero haje kuba hashingwa imiryango myinshi igiye itandukanye, ni umuryango NICP, ni umuryango rwose ushinzwe kuba wagwanya ivangura ndetse n'akarengane kaba kakorera abantu bafite uruhu rwirabura. Uyu muhanzi rero nawe yaje kuba yagaragara ku rubyiniro ari kumwe n'umuhanzi Orlando Adams. Ni ibintu rwose byaje gutungura abantu benshi kuko ni umuhungu ufite impano, ni umuhungu w'umuhanzi, dore yuko mu 2023 yaje kuba yasohora indirimbo ye ya mbere, indirimbo ye rwose ya mbere yaje kuba yashyira hanze muri uwo mwaka ahita The Giant, ndetse aza no kuba yakongera no gusohora iyindi ndirimbo ayita The Last Time. Akaba ari indirimbo rwose zakunzwe cyane yino The Last Time. Indirimbo ye ya kabiri yaje gukora na niyo ndirimbo rwose yaje gutuma imuhesha amahirwe yo kuba yagaragara mwa yino filime yitwa Sina. Ni filime rwose yaje gukinamo anayiririmba iyo ndirimbo, aho yaje gukina rwose ayiririmba muri ka kabari ka bavandimwe be aribo Smoke na Staka, nubwo rwose byaje kurangira nabi muri filime. Ayo ni amakuru wamenya kwa uno muhanzi rwose Samimo cyangwa se Myles Carton, amazina ye nyakuri. Akaba ari umuhungu rwose wavukiye muri New York muri quartier ya Brooklyn. Ni quartier rwose zivukiramo abana babakire mu buzima busanzwe n'umwana w'umukire, dore ko papa we ari umupasiteri ukomeye cyane, ni umuntu ufite urusengero rukomeye cyane, afite abantu bamukurikirana benshi cyane muri Amerika aho ngaho. Haba na nyina akaba ari umuririmbyi ukomeye cyane, ndetse na mushiki we akaba ari umuvugabutumwa ukomeye cyane aho ngaho muri Amerika. Kuri ubu ngo bakaba bafite imyaka 20. Uyu Samimo cyangwa se Preacher Boy avuga yuko we gukina filime ntabwo ari ibintu byo yari yateguye, ahubwo we yumva yakina filime yego akabikunda, ariko ubuzima bwe rwose yabweguriye umuziki. Yumva ko we ashaka kuba yaririmba cyane kuba yakina filime. Abanyamakuru bamubajije ese ntabwo wifuza kuba wakina izindi filime, avuga ati ndabyifuza nabyo, ndetse nanifuza yuko kuba nakina no muri Mavo rwose muraziza abantu bareba filime murabizi studio ya Mavo. Yavuze ko yifuza kuba yanakina na filime muri studio za Mavo nangwa se mwazira filime za Mavo. N'ikindi rwose uyu Samimo ku myaka ye rwose mike cyane kuri 12 yaje kuba yagaragara mu kiganiro cyitwa Lilo Shorts Baby. Ni ikiganiro kiba kimeze nka American Got Talent, naho yaje kuba yakitabira icyo kiganiro rwose abasha kuba yakora ikiganiro kidasanzwe. Uyu yari Samimo twari turi kurebera hamwe mu mukinnyi rwose wakinnye filime iri gukundwa cyane cyangwa se iri kubica bigacika mw'iyi minsi, aho filime yitwa rwose Sina. Niba utari wayireba waracitswe rwose, wagenda aho ngaho ku DJ ku ma website acuruza amafilime. Ni filime wasangaho, ni filime nziza, aho uno muhungu rwose aba afite imana idasanzwe yo kuririmba, ariko papa we akamubwira ko agomba kuririmbira mu rusengero, ko atagomba kuririmbira rwose hanze cyangwa se indirimbo zino zisanzwe z'isi, kuko papa waba ari umupasiteri kandi aba yizera yuko iyi njyana ya blues cyangwa se iyi njyana uyu muhungu aba aririmba ibifitanye isano na Satani, dore yuko muri iyi filime baba bayiririmba rwose amashitani cyangwa se Satani n'amavampaya akava ikuzimu. Kanda subscribe ubundi tufungura akazogera, ukande like, usharinge ino video ku nshuti zawe, wibuke kujya no muri comment utwandikire ese haba ari amateka y'umukinnyi wa filime waba wifuza ko rwose twaza kutegurira, haba ari byinshi wifuza kumenya kuri filime runaka, watubwira muri comment rwose twabasha kubigukurikiranira. Iyi ni Marvin Recap Movie MRM, uyu mwari muri kumwe ni Gavi, turabakunda cyane. Ciao, see you next time.